Mwaramutse neza murakaza neza kuri Niyonzima Emile. Uyu munsi turi buvuge ubwoko bw'imbwa buzwi cyane mu kugira ubwenge, ubutwari no kuba indahemuka. Ni ubwoko bw'imbwa buzwi nka Belgian Malinois. Niba warigize wibaza impamvu ubu bwoko bw'imbwa zikunze gukoreshwa cyane cyane n'inzego z'umutekano nka polisi ndetse n'igisirikare, tutibagiwe n'abantu bazikoresha mu ngo zabo, uyu ni umwanya wawe. Ndetse turaguha ingero z'aho zagiye zikora ibikorwa by'indashyikirwa mu bice bitandukanye by'isi. Belgian Malinois ni ubwoko bw'imbwa bukomoka mu mujyi wa Marine mu gihugu cy'Ububiligi ku mugabane w'Uburayi. Bukaba bwararemwe ahagana mu mwaka w'igihumbi magana inani. Bukaba bwaremewe kurinda imikumbi y'inka n'intama ndetse kurinda ibyanya ndetse n'amafamu. Iyi mbwa yaremewe gukora akazi, ntabwo yaremewe kuba itungo ryo mu rugo gusa. Iyi mbwa ivugwaho kuba izi ubwenge kubera ko iyo iri kwigishwa ifata ibyo bayigisha mu buryo bwihuse. Izwiho nanone gukurikiza amabwiriza nta guca ku ruhande, izwiho gutekereza vuba, izwiho kugira focus cyangwa gutumbera intego nubwo yaba iri ahantu hari ibirangaza, kandi izwiho gukora akazi yahawe mu gihe cya nyacyo. Malinois ishobora gutahura ahantu hari umuntu yagwiriwe n'inzu mu gihe iyo mbwa ya Malinois yabitojwe. Urugero, nyuma y'umutingito wibasiye Mexique muri 2017, hari Malinois yitwa Farida yatojwe gushakisha abantu babuze, yatumye abaguriye n'amazu bamenyekana aho baherereye baratabarwa. Malinois ni imbwa igira umurava mwinshi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2016 hari rushimusi washatse gushimuta umwana w'umukobwa. Imbwa ya Malinois yatojwe uburinzi yahise ihagoboka iramoka cyane, yitambika uwo rushimusi wari ugiye gutwara uwo mukobwa. Imbwa ubwayo niyo yabyibwirije ibasha kurinda uwo mukobwa. Izi mbwa zigira icyo twakwita protective instinct. Zizi kurinda ba nyirazo ndetse n'ibyabo. Belgian Malinois nanone ni imbwa zigira imbaraga nyinshi kandi ntabwo zikunda kubyibuha cyane ugereranyije n'ubundi bwoko bwitwa German Shepherd bukomoka mu ntuze mu Budage. Malinois nk'uko tumaze kubivuga igira imbaraga nyinshi bigatuma ikenera gukoreshwa imyitozo. Urugero nko kwitembereza mu gihe cy'iminota 30 cyangwa isaha. Iyo utunze Malinois udakunda gukora siporo, ishobora kugusunikira gukunda siporo nawe ukajya uyijyana kuyitembereza. Mu gusoza twakwibutsa ko Malinois ari imwe mu mbwa nziza cyane ushobora gutunga mu rugo iwawe. Abantu b'abasirimu barazigira, gusa mu Rwanda ntiziraba nyinshi uretse inzego z'umutekano na Parc National y'Akagera bazikoresha, nawe wayitunga mu rugo iwawe. Uramutse ubikeneye wambaza kuri 083 515 900. Wakoze gukurikirana iyi video.